Sure. Nari bisinzire sheri. Nese sure ntago shira ari butahe. Kare kuramugabo wanjye pure kurashobora no kwirarira mu kabare gusa. Urata rimwe na rimwe yasinze yakwirarira mu kabare. Umugore ni w'abandi mu kubeshya be sibyo ko tuzi ejo bundi nzagusohokana ahantu hazima mw'iminsi nari bishu kandi bawana binkoreye neza kabisa nta mugabo wawe nta n'ubwana bimenya ko twisohokeye abana katuryama ubwo nibigera mu kanya igihe turongera sibyo nta kibazo kadusinzire cyane n'ikibogari kakagabo kanjye ko kishwe n'inzoga wagira ngo ntabwo nkagaburira pu bitewe n'inzoga gusa hari gasugi ubona ukuntu ariko njya nkwakwanya kubera mani ibintu by'ibiyogarika ni fake we yabaswe n'inzoga uriya mana ahagumye nkoriho katuryame twisinzire katuryama ariko agasaha 10 n'inkumenye karakinyombya ndagukangurana ibikutungura sibyo ngo niba ushaka urushyushye cyangwa ushaka urukonje banza usogongere wumve kuko byose ni amafaranga twebwe twanze niba uryoshye tubwishyure ubwishyure Mukamana Mukama Mukamana wamfungurira Kama ntabwo yahari wafungurira ngo twebwe twanje abatuye mfunguriye wabikira ntabwo ari wowe ndimo ndakomanga Kerja orang makanya kurang Jim, ini cikgu ini jangan buka je. Istilahnya juga sekali halal pun mau nak kurang, agak itu. Buka apa? Jangan mikir sih. Buka apa? Buka apa? Ada kau mau beli cikgu? Rumah apa lagi nak buat fungsi? Kenapa? Taja kufungurira mugabo. Sijyo na here ni kuhoda kugira ngo waruke mu. So watu bana n'abaguma n'ibindi cyumba. Nanasinze. Wasinziriye Wanasinze. Oya, umva. Kora kubinda icupa ryanjye muri ko. Nagufasha uzuryame. Mfashe uzuryame. Oya, kora handi. Nagufasha ariko kura muryame. Kirahari yari kure. Aho.
Ngiye kuryama kuramo n'inkweto ndamfashe ingofero ahubwo ntabwo ndagira ngaho uva mu nzira byabereye kuramo inkweto nyine uzisiga ariko ko uri kumva uri kumakera kandi ubundi wowe wanze kumfungurira sewe nawe ukuntu wabaye si ubwo unyuze he ko rero utumye nsinda gutya unyuze he aho uva mu nzira njyame ewe data we oya jyama hariya jye ntabwo jyama ku bantu reka manza mworose nyine ubanza unyorose ndiyorosa yego ujye kuryama njyewe ndiyorosa ryama neza se njyamye neza irangi abantu batumye zino nzoga zifata nose ubaye iki wowe wajya utaka wari uri gutinda kumfungurira ugomba urafungura kare nawe watinza gutaha umuntu aba yisinziriye uzi ngo ninde uzajya arinda gutegereza si ubundi ugiye kubana n'ibi byeyi imyenda zanjye zihorera se ndamenya wiriwe mu bigo ntiriwe siko ntiriwe cyacaka gusinzire turyama umuntu ahera karakubwira ufungure ugatuma n'icupa rimwe baguriye umuntu uri musindisha wazashaka umuzamu akamera nk'uwanyweye ikesi yose bati uzashaka umuzamu ujya gufungura njye ntabwo nzagenda araragetse ariko umenye ko nagushatse uba umufasha w'umuntu nongeye naje ku muzamu wajya utakaye ubwo nzashaka umuzamu uzajya urangira uzashaka umuzamu ujya gufungura ariko uzataha ujya iwanyu twaye iki dukora undaza amajoro bitwaye iki n'umutwara sibo wacu ndaza amajoro umuntu aba yanyweye gakeya ugatuma avuga cyane zikamukora njyewe sara ko mba nasi ese ubundi ngewe kuvuga cyane nibyo bibaga biri kugora umuntu madara ese mwana uzi ko dufite amaguru atandatu ibikora yanjye hariya ariko ntacyo urakundaza amajoro kamanza yasoma ubanza si uba uri gusoma ibintu ubanza ari inzoga kamanza utasoma utereka hari uryama ujya ureka kubaza umuntu amajoro ariko dufite amaguru atandatu izi nzoga nanyweye ziri gutuma ndeba igikezi umwe wambaba ari ukasinzira ariko rero ibi bintu ntabwo bibagaho ubu mfite amaguru atatu nawe ufite atatu amaguru atatu sayabonye kandi inzoga ziri kukubona ubonye amaguru atandatu uyabonye hariho hano hanze naje nongere ndi kubona izi nzoga ziri gutuma umuntu agira imyuga si iyo utaha uyimariye ukareka kubura nesha umuntu ariko rero nubwo ndi kubesha inzoga amaguru ni atandatu aha reba yangahe izo ni imbaraga z'amajoro reba naje ahubwo aga amaguru ntabwo gasusa ndetse nkiryamira niba udashaka no kuryama karyama cyakuraza umuntu mu ijoro erega kamubwiza ukuri aga amaguru nagabonye ni atandatu wambaye ko aga amaguru ni atandatu reba rimwe abiri atatu ngaho turyama amaguru atatu si uko inzoga yaza kuziva kubanza zigiye kunsinga rero baretse umanza upfumbate ndipfumbate mfitiye hewe data we madamu mukama usigaye ufite umusatsi ku ibere